Yes, ibihe byiza kuri mwe mukomeje kugenda mudukurikirana gatanu kuri gatanu nk'ibisanzwe nyine dukomeje inkuru na episode ya kabiri. Ahangaha Niyibizi Aloys ari muri gereza ku munsi wo gusurwa nyine nk'abagororwa ugeze, aza kubona mama we yinjira aho ngaho, aho bicaraga mu gihe babaga bategereje abaje gusura nyine, nk'ibisanzwe yicaye agiye kubona abona mama we arahageze. Niyibizi Aloys n'amarira menshi cyane, aramanuka kwifata biramunanira, aza kumwegera mama we aramuhumuriza aramubwira ati humura, Imana niyo izi uko ibintu byose biba bigomba kugenda. Niyibizi Aloys rero aza kuba yaganira n'umubyeyi we, umubyeyi we aza kumusaba ko aho ngaho muri gereza ari yagira ahantu runaka abarizwa cyangwa se itorero rya runaka yabarizwamo, kuko no mu magereza haba harimo aho gusengera haba hahari. Niyibizi Aloys rero aza kuba yabimwemerera ko agiye kubikora. Ku munsi ukurikiyeho ariko bakiri aho mama we aza kumubwira ati ntago nakubaza byinshi mwana wanjye, ndakwizeye, ndabizi ko ibiri kukubaho nyine niko ubuzima buba bwubatse, nta kintu wabikoraho usibye Imana yonyine niyo ifite ukuntu yahindura iyi dosiye yawe ikaba yagukura cyangwa se ikaba yakurenganura ikagukura aha muri gereza. Ku munsi ukurikiyeho rero Niyibizi Aloys aza kuba yabatizwa kuko bamubwirije ubutumwa bwiza, aza kuba yabatizwa. Karusho ko hanze burya nta dini yari afite akiri hanze, aza kuba yabatizwa yemera kuba yakorera Imana. Aho ngaho atangira kugenda avuga ubutumwa muri gereza. Ahangaha akiri muri gereza abantu benshi baragenda baramukunda bo muri gereza nyine, baza no kuba bamugira uhagarariye iri itorero ryo muri gereza nyine, kubera imico myiza n'imyifatire yamurangaga. Ariko hakabaho na bamwe bamubazaga bakamubwira bati dukurikije uko tukubona turi kubona icyaha ushinjwa kwaba ari ukukubeshyera, kubera ko imyitwarire yawe nayo irabigaragaza. Ariko nyine kubera ko ibyo ntacyo yari afite cyo kubikoraho, agakomeza kugenda yigisha ijambo ry'Imana aratuza. Haza kubaho dore ko yari amaze kugera mu mezi atatu ndetse n'ibihano haza kuba hagera mu mezi atatu. Muri ayo mezi atatu rero yari arimo agenda ajya asohoka ajya kuburana muri icyo gihe rero yasohokaga ajya kuburana hanze nyine, akaburana. Noneho mu gihe cyo kuburana agashinjwa no kuba nyuma y'ibyo yakoze yatera umukobwa inda, ndetse yaragezeho no kumuburisha kubera ko uwo mukobwa atarazi irengero rye. Na Niyibizi Aloys nyine nta makuru yari afite ko yaba azi aho Nyiramahirwe aherereye, biza kuba byamucanga ndetse aho ngaho uko babimushinja yatekereza uko yari amukunda ndetse n'ibibazo yagiye agirira mu rukundo, nabwo agahinda kakamwica. Ariko kubera kwizera Imana nyine agakomeza akabaho atekereza ko umunsi umwe azasohoka muri gereza kandi ko azongera kubona umukobwa. Ku ruhande rumwe hari ubwo yatekerezaga ati ese ubu ni umukobwa waba warateguye aka gatego kugira ngo nkagwemo, yakwibuka urukundo yamukundaga ndetse n'urwo Nyiramahirwe yamukundaga akabona atabikora, agakomeza kumugirira icyizere. Ariko
ababyeyi ba Nyiramahirwe bo bagakomeza kugenda bashinja Niyibizi Aloys, bavuga ko ari we ntandaro yo kugira ngo umwana wabo abure kugeza na n'ubu ko bataramenya ahari, ndetse bakamushinja ko n'iyo yaba yaramwishe yakoresha uko ashoboye akabaha umurambo cyangwa se akabarangira aho umurambo uri, bakaba banamwishingurira. Biza kubaho igihe kirekire birakomeza birazamuka, ababyeyi ba Niyibizi Aloys bakomeza kugenda basura uyu nguyu Aloys, nabo bigeze aho bakatangira kumubaza bakamubwira bati kugeza n'ubu ko yakomeje kubura, waturangira uko byagenze, ese waba warafashwe na kamere ukaba wamwica akaba ariyo mpamvu, waturangira natwe tubwire. Ibibazo bimubana byinshi, ariko we yari yarafashe umwanzuro wo gusenga ari kuvuga ati Mana, iki gikombe aba ari wowe ukindenza undwanira intambara. Aho ngaho ababyeyi ba Nyiramahirwe igihe bari mu rugo nabo baba bishimye bari kuvuga bati kabone n'ubwo umwana wacu tutari kumubona, ariko tuzi ko intandaro atari uriya muhungu, ariko uko biri twaramumukijije, ndetse bagenda bishimira icyo gikorwa cy'ubuhemu bagezeho, ariko Imana nayo yari ifite umugambi, nayo iri gutegurira kuri Niyibizi Aloys, igenda ibikora gakeya. Bakiri aho bagitegereje ku ikatirwa ry'urubanza, aho ngaho bari kugenda bishima mu rugo nyine bari kuvuga bati ku itariki 20 nibwo tuzamukatira. Bagiye kumva aho ngaho bumva umuntu arakomanze. Ese uwo muntu wari ukomanze yaba yarinde? Reka tuzakomeze n'indi episode. Murakoze cyane, ibihe byiza. Tugusaba gukora comment igihe umaze kumva iyi nkuru, utubwire ibyo tuba tugomba kugenda dukosora. Ibihe byiza kuri mwebwe, subscribe ntibure kandi share and comment.